Igitabo cy'intangiriro umutwe wa 25. Urupfu rwa Aburahamu, abandi bamukomotseho. Aburahamu ashaka undi mugore witwaga Ketura, amubyarira Zimurani, Yokishani, Medani, Madiyani, Yishibaki na Shuwa. Yokishani abyara Sheba na Dedani. Bene Dedani rero ni Abashuru, Abaretushi, Abarewumi. Bene Madiyani ni Eyifa, Eferi, Hanoki, Abida na Elida. Aba bose babyawe na Ketura. Aburahamu araga Izaki ibyo yari atunze byose, ariko abana b'inshoreke nabo abagabira akiriho, hanyuma bohereza mu gihugu cy'iburasirazuba kure ya Izaki. Dore rero umubare w'imyaka Aburahamu yarambye ku isi ni 175. Hanyuma Aburahamu arapfa. Ageze mu zabukuru asaza neza, asanga abakurambere be. Abahungu be Izaki na Ismaili bamushyingura muri bwa buvumo bw'i Makipela buri mu murima wa Efuroni mwene Sohari w'umuheti. Uwo murima ukaba ahareba imambure. Niwo murima Aburahamu yari yaraguze na bene Heti. Niho bahambye Aburahamu n'umugore we Sara. Aburahamu amaze gupfa, Imana iha umugisha Izaki umuhungu we. Izaki yari atuye hafi y'iriba rya Lahayi Royi. Dore urubyaro rwa Ismaili mwene Aburahamu, uw'umunyamisirikazi Hagara umuja wa Sara yabyaranye na Aburahamu. Dore amazina ya bene Ismaili ukurikije ibisekuruza byabo. Imfura ya Ismaili ni Nebayoti, hagati aho Kedari, Adibyeli, Mibusamu, Mishuma, Duma, Masa, Hadadi, Tema, Yeturi, Nafishi na Kedima. Abo nibo bene Ismaili. Ngaya amazina yabo akurikije insisiro n'ingando zabo. Bari bafite abatware 12 nk'uko imiryango yabo yanganaga. Imyaka Ismaili yaramye ni 137. Hanyuma arapfa, asanga abakurambere be. Abayismaili batura kuva i Havira kugeza i Shuru, ahateganye na Misiri na Ashuru. Bityo babona abo batura hatari muri bene Aburahamu bandi. Izaki na Yakobo. Ezawu na Yakobo. Dore ibisekuru bya Izaki mwene Aburahamu. Aburahamu yabyaye Izaki. Izaki yari amaze imyaka 40 avutse igihe ashatse Rebeka umukobwa wa Betuweli, Umwaramu wari utuye mu kibaya cya Aramu, akaba na mushiki wa Labani Umwaramu. Izaki yambaza Uhoraho kuko umugore we yari ingumba. Uhoraho aramwumva, Rebeka asama inda. Abana bataravuka babyiganiraga mu nda ye. Aravuga ati kuki ari jyewe ibi bibayeho? Nuko ajya guhanuza Uhoraho. Uhoraho aramusubiza ati inda yawe irimo amahanga 2. Mu bura bwawe hazasohokamo amoko 2. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko. Umukuru akazaba umugaragu w'umuto. Igihe cye cyo kubyara kigeze, asanga koko yari atwite 2. Gakuru avuka ari ikigina, afite ubwoya umubiri wose nk'uruhu rw'igikoko, niko kumwitezaho, ari byo kuvuga cyoya. Hakurikiraho gatoya azafasha agatsinsino ka Ezawu, bamwita Yakobo. Bavutse isi Izaki afite imyaka 60. Abahungu barakura. Ezawu aba umuhigi wawuhiriye, akiruka imisozi. Yakobo yari umuntu utuje, akigumira mu mahema. Izaki yakundaga Ezawu kuko umuhigo we waramuryoheraga. Rebeka akikundira Yakobo. Umunsi umwe Ezawu ahigukana ananiwe cyane, nuko asanga Yakobo atetse ikinyiga. Ezawu abwira Yakobo ati mpa ndye kuri icyo kinyiga cy'ikigina kuko ndembye.
nicyo cyatumye bamwita Edomu, ari byo kuvuga ikigina. Yakobo ati keretse tukiguze ubutware bwawe uhabwa no kuba imfura ya data. Ezawu ati ubundi se ko ngiye gupfa ubutware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati ngaho birahire nonaha. Ezawu aheraho arabimurahirira, agurana na Yakobo ubutware. Nuko Yakobo aheza umugati, amuha n'ikinyiga cy'inkori. Ezawu ararya aranywa, arahaguruka aragenda. Nguko uko Ezawu yasuzuguye ubutware bwe, yakeshaga kuba ari we mfura ya se.